iyo abantu bambajije bati kuki ibijyanye n'ubuzima bw'umutwe bitaratera imbere, kuki abantu tubona bafite ibibazo bitandukanye ugasanga batagana ababafasha, ni cyo kibazo gihari. Kimwe mu bisubizo nkunze gutanga mpagarayeho mfite confidence nyinshi ni uko abantu benshi tudasobanukiwe neza uko bigenda igihe ugiye kuri psychologist. Abantu benshi ntabwo tuzi ese igihe ugiyeyo ari buze kumpa imiti, ese ari buze kumbaza ibihe ibibazo nk'ibyo byinshi, kuvuga ngo hari urujijo rwinshi, ntabwo hari amakuru menshi ajyanye n'ibyo wakwitega igihe ushaka kureba psychologist. Ubushakashatsi bugaragaza yuko mu Rwanda abantu 5 mu bantu 100 ari bo bajya kureba ubufasha cyangwa se bajya gushaka ubufasha ahantu hose hari ubufasha. Bishatse kuvuga yuko 95 bose kwijana mu bantu bakeneye ubufasha batajya kubureba. Uyu munsi ikintu tugiye kuganira, tugiye gusobanukirwa neza ese igihe ugiye kuri psychologist ni ibihe bintu ushobora kwitega, ese biruze kugenda bite, ese muri session ya mbere ni ibihe bibazo ari buze kubaza, ni ibihe bintu biruze kuganira, biri buze kudufasha gusobanukirwa neza, gukuraho urujijo ku bintu byinshi abantu benshi baba batazi badasobanukiwe bijyanye n'uko wakwitega, ku buryo biruze kudufasha kumenya igihe uzakenera psychologist bitazakugora kujya kumureba, kubera yuko uzaba ufite ibintu byinshi witega, uzaba ufite ibintu byinshi usobanukiwe. Ntibagirwe gukora subscribe, share no gukanda ku nzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru cyangwa se kubona video nshyashya ikigera online. Ikintu cya mbere nabonye cy'ingenzi igihe uri kuvuga ibijyanye no gushaka ubufasha ni mbere yo kujya kubushaka. Gushaka ubufasha ku psychologist cyangwa se ubufasha bujyanye n'ubuzima bw'umutwe ubwo ari bwo bwose ni kimwe mu bintu bikomerera abantu hafi ya twese, cyane cyane iyo ari ubwa mbere ugiye kubushaka. Iyo ari ubwa kabiri bishobora koroha kubera yuko uba waragiye ubwa mbere, ariko iyo ari ubwa mbere ni kimwe mu bintu bikomera kubera yuko haba hari icyo bita stigma cyangwa se gutinya ko abantu bari buze kubona n'ibyo navuze, kuba utasobanukiwe neza ibintu bize kuba, ku buryo kujya kureba psychologist iyo wabashe kujyayo cyangwa se undi mu professional biba bisobanuye ko uri brave cyangwa se uri umuntu ushabutse, ufite motivation yo gukemura ikibazo runaka ufite. Ako niko kambere umuntu aba akwiye kumenya, kugira ngo n'igihe uzumva ugiye kureba psychologist ukumva hari imbaraga nyinshi ziri kugusunikira kutajyayo, cyangwa se ziri gusunikira gushaka izindi nzira zitari kujya kureba psychologist, umenye yuko kujya kureba psychologist ni kimwe mu bintu bya mbere bikomera abantu hafi ya twese. None se iyo umuntu agiye ku psychologist bigenda bite, ni ibihe bintu abona ku munsi wa mbere? Akazi k'umuspsychologist ku munsi wa mbere ubundi kaba ari ako gusuzuma, kuko ngo aba agamije kumenya ese ni cyo kibazo cyakuzanye, ese ni ibihe bimenyetso ufite, ese nihe ubabara, ese nihe mpamvu nyamukuru yatumye ugana ku psychologist. Abantu benshi ntabwo tuba tuzi neza gusobanukirwa. Ushobora kuba ufite ikibazo ariko abantu benshi ntabwo tuba tuzi neza kubivuga mu magambo. Niyo mpamvu psychologist aba yarahuguwe ku buryo aba afite technique zo kugufasha gushyira mu magambo ibyo bintu, icyo kibazo waba ufite, kubishyira mu magambo, kubisobanukirwa neza, ndetse ashobora no kuguha amatest cyangwa se ni nk'ibizame akubaza ati ese iki kintu kikubaho, ese gusinzira birakugora, ku buryo iyo test ugenda ushobora kuva yego cyangwa oya, byanashoboka ukarushaho kumubwira mu magambo bitewe n'ikibazo aguhaye. Ayo namwe mu matekinike psychologist akoresha kugira ngo agufashe gusobanukirwa neza, nawe amufashe kumenya neza ikibazo ufite. Kimwe mu bintu bizagaragaza yuko wageze ku psychologist mwiza nuko muri session ya mbere cyangwa se igihe wamusuye bwa mbere uruze kumva ikibazo ufite, yacyumvise ku buryo uruze kutavuga uti ndumva uyu muntu ikibazo ufite yacyumvise, umuntu azi gutega amatwi. Ikintu cyo ni kimwe mu bintu bya mbere ugomba gukoresha umenya niba uwo muntu n'ubutaha ushobora kuzasubirayo. Ikindi cya kabiri
psychologist aba agomba gukora ni ukukubwira ko ikibazo ufite ashobora kugikemura, ndetse akakubwira yuko afite na strategy cyangwa se imyitozo technique azakwigisha gukoresha kugira ngo ukemure ikibazo yabonye ufite. Abantu benshi batekereza yuko kujya ku psychologist cyangwa se ku mujyanama w'ubuzima uwo ari we wese ari ukugenda ukavuga ukarira akagutega amatwi. Nibyo, iyo ni imwe mu nkingi zijyanye no gukora terapi cyangwa se no kuvura, ariko igihe hatari gukoresha imyitozo ishobora gufasha gukemura ikibazo, ntabwo kuvuga byonyine bishobora kwikemura. Bishobora gutuma uruhuka. Turabizi neza ko niyo ubwiye inshuti yawe ikibazo ufite uraruhuka, ariko igihe hatariho amatekinike ari specialized, biragoye yuko ikibazo ufite cyaba gishobora gukemuka. Ntabwo nakwirengagiza yuko hari abantu bajya ku psychologist icyo bagamije no kuvuga ngo baruhuke, nayo ni intego. Niyo mpamvu muri no session ya mbere munaganira intego mugamije kugira ngo ubutaha ari byo muzakurikiza. Ese ni izihe ngero z'ibintu z'ibibazo ushobora kujyana ku psychologist? Abantu benshi ntekereza yuko babizi nubwo tutabisobanukiwe neza 100%, ariko ni ibibazo abantu benshi bakunda gukorana n'ubukangurambaga. Depression cyangwa se ibibazo bijyanye no kumva ufite agahinda cyangwa se uri hopeless, ibibazo bijyanye n'ubwoba cyangwa se no gutinya. Abantu benshi turabizi neza yuko tugira ibibazo bijyanye no gutinya. Ushobora gutinya ibintu nubwo bishobora kuba bitari mu rugero rukabije, nyir'ubwite niwe umenya yuko icyo kibazo gikeneye gukemuka. Ibibazo bijyanye na trauma cyangwa se ihungabana bitewe n'ikibazo gikomeretse cyangwa se ikintu cyakomereka gishobora kuba cyarakubaho kikaba kiri kukugiraho ingaruka nona. Hari ibibazo bijyanye na addictions cyangwa se ikintu cyakugize imbata, cyangwa se ushaka no guhindura ingeso iyo ari yose utifuza kugira. Hari ibibazo byinshi, ibibazo bijyanye na stress. Stress nayo tuzayivugaho. Stress bisobanuye uburyo umubiri uba witwara, ku buryo ibintu umubiri urimo urakora bitewe n'ibibazo umuntu afite birimo birangiza umubiri wawe, birimo birangiza ubuzima bwawe. Ubundi umuntu yavuga yuko ikibazo icyo ari cyose cyakubayeho kigatuma ubuzima bwawe butagenda neza, tuvuge ku ishuri, tuvuge ku kazi, tuvuge mu mibanire n'abandi, cyangwa se wowe uko wiyumva ukumva ikintu kiri kukubaho ukumva kirakuremereye, kikubereye umutwaro kuri wowe. Ikintu icyo ari cyose cyahungabanyije uko wiyumva ukumva kirakuremereye, ukumva wakakwiye kubona umuntu wagufasha, haba kugutega amatwi ndetse no kwigisha uburyo wamanaginga izo ngaruka z'ikibazo byakugizeho. Ibyo byose nibyo uba ushobora kugana psychologist kugira ngo agufashe. Ese kugira ngo umuntu akire, byo ni izihe facteurs zibigiramo uruhare? Ni ibihe bintu bibigiramo uruhare kugira ngo umuntu waganye psychologist abizeye yuko aba ashobora gukira? Iki ni ikibazo cy'ingenzi, ndetse kugisubiza bifasha psychologist ndetse n'umuntu wamuganye bose kugira ngo buri wese amenye uruhare rwe. Ikintu cya mbere cy'ingenzi kigira uruhare rungana na 80%, niko navuga, ni ikintu bijyanye n'umurava w'umuntu waje ufite ikibazo, cyangwa se motivation. Ese afite umurava ungana iki wo gukemura ikibazo afite? Ese ni wa muntu ushobora gukora ikintu icyo ari cyose gisabwa kugira ngo ikibazo gikemuke? Icyo ni kimwe. Ikintu cya kabiri kiba gikenewe kugira ngo umuntu ube yizeye yuko ari buze gukira, ni ubumenyi bw'umu-psychologist yaganye cyangwa se umuprofessional. Psychologist usibye kuba agomba kuba azi gutega amatwi cyangwa se azi gusuzuma, azi kumva umuntu akatuma yumva ari comfortable cyangwa se yumva ari muri environment atari buze gucibwa urubanza, ni wa muntu ugomba kuba afite strategy cyangwa se amatekinike cyangwa se imyitozo zijyanye n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ntabwo amatekinike avura depression n'urugero ariyo matekinike azavura addictions, nubwo amwe ashobora kuba asa. Kuvuga ngo psychologist aba ameze nk'umuganga. Umuganga abazi imiti
ibihumbi n'ibihumbi. N'umuspsychologist rero aba azi imyitozo ari buze guha umuntu kugira ngo abashe gukemura ikibazo afite. So icyo ni icya kabiri. Psychologist udafite imyitozo ihagije cyangwa se agasanga imyitozo afite ntabwo ihwanye n'ikibazo ufite, icyo gihe aba ashobora kukoherereza ku wundi muntu azi ushobora kugufasha. Icyo ni icya kabiri rero gishobora gutuma uvuga uti kizagira uruhare mu gutuma umuntu abasha gukira cyangwa se gukemura ikibazo cyamuzanye. Ikintu cya gatatu kindi kigira uruhare mu gutuma umuntu akira ni ikintu kijyanye no gushyira mu bikorwa imyitozo umuspsychologist aba yaguhaye. Ntabwo umuspsychologist iyo urimo murakorana avuga ati ibi bintu ni itegeko genda ubikoreshe. We arakubwira ati iyi myitozo reka nyikwigishe kubera yuko ishobora gukemura iki kibazo. Ashobora no kubwira n'ubushakashatsi avuga ati ubushakashatsi bwagaragaje yuko gukora imyitozo bishobora kugabanya amarangamutima mabi, so reka imyitozo tuwukore. Wamara kubwira ati rero uyu mwitozo kugira ngo uze kugira akamaro birasaba ngo ujye ukora 2 mu cyumweru cyangwa se buri munsi. Urumva yuko kugira ngo umuntu azabashe gukira nuko ashira mu bikorwa uwo mwitozo yahawe mu psychologist. So ibyo bintu bitatu nibyo bishobora kuvuga uti bishobora kudetermine cyangwa se kugaragaza niba umuntu ikibazo afite azabasha kwikemura. Motivation afite, skills z'umuspsychologist ndetse n'uburyo nyir'ubwite afite umuhate wo gushira mu bikorwa strategy aba yigishijwe. Reka nizere yuko iyi video yagufashije gusobanukirwa neza nibura ibibazo by'ibanze bijyanye n'uko psychologists bakora. Ese iyo umuntu agiyeyo bigenda bite, ese nihe bibazo ubundi bakemura, ese bagufasha mu buhe buryo. Nizere yuko hari icyo wigiyemo. Ntibagirwe gukora subscribe, like na share. Nitwa Gami the Psychologist, tuzabonana ubutaha. Murakoze.